urabizura nkumbuye kandi nanjye nuko nabuze ukonza ntundenganye narabibonye ndaga hari hambere twibye mwana mama ihene kosha imeze gute handi twibye nago hakondoye se sha inzara ijya gupfa nyira yatapfuye ubundi sha biragaragara inzara kwanye karande Yesu rero wa munyankoreye ubu ngubu none nakuboneye akazi gashyushye ahubwo uri tayari hase sha none habo ho wabereye mbwa none ho baye umugabo eho vuga niba uri tayari urugo rurahari ahubwo mwana tugenda ni amasaba batari ni amasaba batari ubu ndabizi neza ntabwo bari ndabizi urumva uburyo rero mbonye bwo kumwiba urumva niba ufite urukinga abagore umenye ko twaje kwiba sha kembwa kashobotse nasimbutse henshi aho sinzi niba ndashobora ugize ngo iki Apostle we hear of this. umva ndagaswinginye ndebera wa munyankware umombeje uyu munsi natanga uryo mo brushette Hey! mbanze babwire boss hano simumuzi bamwita iragufasha igitsi aragisigarana cyangwa umunwa wo hasi Jesus! Jesus is Lord! Allo we bimeze bite ko za gahunda utari wazizana byifashe bite nose akazi nagwaye karakunaniye nta kibazo no turi kumwe ngo Jesus is Lord! Hambonera mihirimbirira kandi sha iramirimbira ishobora kuba yibye kangiye kuvugana na boss neza